buriya umugabo wakoze amakosa ahubwo amakosa amuviramo kuba umuherwe. Bamwita George Crumb, ubundi yavutse yitwa George Speight. Ni umushefu cyangwa se ni umutetsi wabigize umwuga w'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wavutse tariki 15 Nyakanga 1824 mu gace bita Saratoga, aho ni muri leta ya New York. Yapfuye tariki 20 yitabye Imana 22 Nyakanga 1914. Uyu niwe wakoze za chips yahimbye mu mwaka 1853. Tibyagenze gute rero? Inkuru y'uko igitekerezo cyo guhimba chips cyamujemo, umukire umwe yatumije ifiriti iyisanzwe y'ibirayi, niyo yarizwi cyane, nuko barabikata ari binini arabyanga, asaba ko bamukorera uduto kuko yumvaga bamuhaye ibirayi byoroshye kandi ari binini. Umugabo Crumb kintu yakoze, yashatse kumuha isomo byo kumuhima, nuko afata kuma gatyaye cyane, uturayi twe atugira nk'urwembe, atunaga mu mavuta turumagara koko kugeza ubwo ugafata kakanavungagurika nk'agahimano. Rero kenshi adushyiramo umunyu mwinshi, wa wundi tuvuga ko abanyarwanda tuvuga ngo wica inkware. Crumb rero yaratangaye cyane abonye wa mukire akunze cyane twa dufiriti tw'agahimano, nuko kaje akamusaba kumuha irya funguro. Nuko za chips tugura ziri mu mashashi mu supermarket no mu alimentation zavutse, ngo ntabwo zikiri ifiriti z'agahimano ahubwo zabaye iz'insirimu da. Uyu mugabo rero yaje gufungura resitora ye, akajya yumisha twa chips, akuza udutebo two ku meza muri resitora ye ngo abantu bazibonje, bakuntu babonje abantu bose rero barazikunze, akajya zigurisha mu bitebo no mu dufuka. None reba aho bigeze ubu ngubu, chips cyangwa se snacks ziragurishwa mu isi hose. Yibwiraga ko ahimana bimuviramo akayabo, yubaka izina rye rwose kuri chips na snacks. Abo ngubu zitunze amamiliyoni y'abantu, inganda zizikora, abazicuruza n'ibindi. Urumva ahantu byakomotse. Tukiganira ku bintu nk'ibyo biba bitangaje muri iyi si yacu. Nanone akenshi usanga hari abantu bifitemo impano zibihishemo, ariko aho tuba bakaba batabona impano zacu, bakazirenza ingohe. Muri iyi si rero akenshi usanga dufite impano zitwihishemo, cyangwa se n'undi wese afite impano, cyangwa se turi bitangaza rwose, ariko hari abatabibona, baturenza ingohe, badusuzugura, cyangwa se baduca amazi nka mvugo y'ubu. Hano rero ibanga wamenya nuko nicyo wakora nk'ibisanzwe. Hano hari inkuru y'umugabo bita Joshua Bell. Uzi nka Josh Bell ni umuhanzi n'umuviolinist ukomeye cyane, acuranga igikoresho cya viola muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo ni icyogere, yagize atya afata iminota 45 aho bategera gare ya moshi mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo aragenda arahicara, abantu bake cyane nibo bahagaze gato rwose bumva injyana zacuranga, ari icyamamara ariko yihinduranije. Bake bamukomera amashyi, utudolari duke bagenda tuduceri gusa tudusigarizwa bagenda batumuha. Ni bake bamushimiye, bazi ko bari gufasha umushonje. Nta n'umwe warabutswe uko umuhanzi wigize nk'umusabirizi acuranga katari cya cyogere bazi nka Joshua Bell, umwe mu bacuranzikazi beza ba violisi ifite umusitari karundura, uri mu ba mbere ku isi kuri uyu mubumbe mu gukoresha iki gicurangisho cya viola. Aho rero muri iyo mihanda wa Joshua yanacuranze imwe mu njyana zikomeye cyane, zigoranye cyane kurusha izindi zose. Benshi ukabona rwose babyishimiye ariko batazi ko ari icyo cyamamare, ariko bake muri bo. Ndetse akoresha na viola yiguriye cyane, ifite agaciro ka miliyoni 3.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvuga asaga miliyari 3 hafi 5 gutyo mu manyarwanda. Nyamara kandi iminsi 2 gusa mbere yaho, uyu mucuranzikazi rurangiranwa Joshua Bell yari yarakoreye igitaramo gihambaye mu nzu yabigenewe i Boston, kandi icyo gihe sare yari yakubise yuzuye. Kwinjira uwamakiti cyamashya ari amadolari 100 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo no kuvuga hafi 150 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri muntu. Ubundi sibanganira. Akenshi rero usanga hari abantu b'abahanga iwacu batwihishemo, cyangwa se abafite impano n'ubwenge karemano,
ariko batajya bahabwa agaciro aho bari mu miryango yabo, mu ngo zabo, mu ntara zabo, mu gihugu yabo, aho dukorera hose bagasuzugurwa, bya bindi by'uwambaye ikirezi ntamenye uko kera. Nyamara abantu iyo bagize batya bakikebura, bakimenya, bakemenya agaciro kabo, bagira gutya bakazamuka, bakaba agaciro gahambaye, ndetse bikagera ku kiguzi wowe ubwawe utapfa kumwigondera, ugasanga baratumbagiye kandi bakagira icyo bageraho mu buryo bufatika. Ugomba kuzirikana ko niba uba mu bataguha agaciro kandi ufite impano n'ubwenge, nawe icyo gukora uracyumva. Bitindiganya, menya ko hari hakurya y'ubwoba hari ubuzima zingutwanguze. Tugende kuri no nkuru y'umugabo rero, ntago bamenye kari we, kari wa cya gihanganye kitabonwa n'ubonetse wese. Nawe rero nawe ushobora kuba uri igihanganye aho ngaho ukora n'ibyo ukora, ariko nyine ukaba utahabwa agaciro. Hari benshi rero bagize gutya barenga uwo mugozi n'iyo cycle n'urwo ruziga, ugira gutya agaciro kawe kakigaragaza, ndetse ukabonwa nk'umunyagaciro gahambaye. Nitwa Gutamani Guta, nizera ko muri mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane, inshuti zacu z'akadasohoka. Ngira akantu nako mugako ni isomo rikomeye cyane tuganiriyeho. Ni byiza ko tuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu tuzajya tutuganiraho, kandi tukagira icyo tudufasha tugahindura imibereho yacu ya buri munsi.